tuza indirimbo niko yitwa oya nashimira Imana cyane cyane nk'iki gikombe nagomba kugitura umuhungu wanjye nk'imfura Rugamba Nils Valide ko mumeze neza cyane nongeye kubaha ikaze turi mu karere ka Rubavu muri Rubavu Music Award and Talent Detection kuri uyu munsi wo kwa gatandatu wari umunsi w'amateka utegerejwe n'abantu batari bake cyane ko ari uwo munsi wagomba gutangirwaho ibihembo ku banyamuziki muramubona kuri screen zanyu yeah fire this life is fire once you ugana you handle my desire Rugamba Logan kwa muhungu waje Rugamba arazamura akubwira ngo chaza how are you doing my brother shakuru kabisa meze fresh sana Rubavu igihembo maze kucyegukana imba mutima zawe nizihe nk'umwe mu artiste bitabiriwe ibihembo bya Rubavu Music Award ni ibintu bishimishije ni ibintu natangira nshima Imana ngashima abantu bambaye hafi ngashima akarere ka Rubavu ngashimira igihugu cyacu kidutekerereza ibikorwa nk'ibi umutekano urabona ko ibi byose tubigeraho kuko dufite umutekano ikindi nashimira itangazamakuru litahwemye kunyereka ko turi kumwe no kumpereza imbaraga mu gihe byari bikomeye yego gusa nagize ibihe byinshi cyane byo gucika intege ariko ntabwo mu buzima bwanjye ntabwo nkunda gucika intege ndabyuka tukiri Musanze yego tukiri Musanze na mbere yuko ibihembo bitangira kuvibratinga mu gihugu warambwira ati nubwo nari Musanze ariko ibi bihembo ndabizi ko nakoze kandi ndiyizeye iki cyizere wari ufite icyo gihe tuganira uyu munsi kaba kiguhaye igihembo muri Rubavu Music Award ni icyizere cyavuye iki gihembo baguhaye n'ikihe kubera iki buriya reka ngire n'ikintu nsobanura ngishireho n'umuco hari abantu benshi nyine iyo ngiye gukora nk'ibintu nk'ibi bibaye batekereza ko ngewe nta hantu mpuriye na Rubavu ndi umuhungu wavukiye i Musanze nkurira Rubavu ubuzima bwanjye bw'ishuri iki byose byabereye hano Rubavu no gutangira umuziki ariko nkaba mvuka i Musanze so rero umuziki nakoreye hano i Rubavu hari ikintu kinini bambonyemo kandi icyo kintu bambonyemo cyari kindimo gusa ngiye ntangira umuziki nk'uko nahoze mbikubwira ntabwo ndi wa muhanzi wumvaga ari byo bintu nzakora nabikoze muri brage bishiduka bingiyemo byari bikwiye kuko narakoze kandi nabo abenshi hano muri aka karere ka Rubavu bababazwaga no kubona nsa naho nacecetse rero igihe ngarukiye cyari igihe nk'iki ngiki kandi urabizi indirimbo bita Golo na Fanta ni indirimbo yabikoze cyane ni indirimbo ni comeback nziza kuri ngewe kandi ntekereza ko umunsi w'ejo umunsi turi kwa gatandatu ejo ku cyumweru video ngiye gushutingayo irindwa mubi ngiye gahunda ihari ni no stop cyane ko n'akamotivasiyo kabonetse kaba karimo kameze fresh uti navukiye Musanze nkurira Rubavu abari nawo nkorera umuziki wanjye bivuze ngo hano mafite n'umubyeyi actually nanamushimira Imana ikomeze mwakire muhure mu mahoro hano nagize umubyeyi wankunze nkorera umubyeyi wanjye wabyakankoreye Imana ikomeze ihumugisha kandi tuze mu mahoro Musikabara Alphonse ni umubyeyi wambereye umubyeyi ankorera ibintu byinshi byanteraga nyine n'ikinyabupfura mfite uko kingana cyose ngikeshira famille rero ni ibintu binini cyane hano mafite famille namusanze nkagira famille ariko amateka n'ibigwi byanjye bya muzika biri hano hari abantu badukurikiye dutangira kugira aka kanya badukurikiye bari kwibaza uriya muhanzi igihembo yegukanye igihembo kimeze gute igihembo yegukanye ni cyo gihembo Rogan reka mbibasomeye best boost artist of the year Rubavu best boost artist of the year ubwo bivuze iki biravuga umuhanzi wakoreye hano i Rubavu igihe kinini umuhanzi wa Rubavu wasohotse agakomeza agahasoringa mu muziki bigakunda muri uyu mwaka
ni ibintu nshimira Imana cyane. Rugamba Logan dore uko yabikoze yahereye Musanze ari naho mu rugo umuziki nawereye hano i Rubavu wareye Rubavu ubundi ngiye naje wavuye Musanze utaririmba Musanze umuhanzi kuko ngiye natangiriye hano mu barimu na Young P mu barimu n'abatabizi ni mubyara wanjye kuko twari dutuye hano Gisenyi ku Majengo hafi na Betel dutangira umuziki gutyo turawukora tukiri abapeti nyine barabikunda dushima Imana ko byabaye yego that's good Rubavu uravuye usubira Musanze home nawe ukomeza umuziki uva Musanze ukomereza Kigali ubuhuye na Ye Fanta mu dropping something my god narayumvise ndavuga ni ibi ni ibiki kugira ngo ugire icyo uvuga ko indirimbo yawe na Ye Fanta iri hanze imaze iminsi mushyize hanze y'amani ni indirimbo nsa n'uwatangiye just igihe hari ukuntu ngira nimero z'abantu cyane cyane nk'aba basitari mba ndeberaho ibintu byinshi bafite icyo bagezeho so yayisevinze nawe ugasevinga nafashe nimero yiwe ndayisevinga hama hari ukuntu apostinga amabiti nkunda biti yiwe yitwaga Angela ndamubwira iyi biti arambwira ati gutya na gutya biragenda gutya na gutya ndamubwira ntarebe ndagenda ndarikodinga ngira umugisha nawe nsanga ni umunyamuziki atangira kubyumva atangira kumpa amayide nyuma nibwo namupropoje gukorana arabyumva nkumbuye kumva ijwi ryawe bro nkumbuye kumva ijwi ryawe uririmba indirimbo iri hit muri iyi minsi mu Rwanda yawe wumva kabisa uko indirimbo iri kubikora fresh ibihe by'Amerika gusa nzi neza ko bitanegeka kugukunda simanuka urukundo rurasaguka gapfunyika narukongera n'ejo follow me I wanna show you things I love you totally voila your love is your life I love you mama golo we no janda solo turi Rubavu maniga twaje muri Rubavu Music Award and Talent Detection turi kumwe na Rugamba Logan Lucky Logan yegukanye igihembo cha Rubavu Best Beauty Artist of the Year igihembo kabisa yishimira cyane ni igihembo cyakangaye kuri wewe mu rugendo rwa muzika ndumva ni uburyo buri modern nicyo cya mbere ariko iki ngiki cyagombye kuba ari nk'icya gatanu kuko ati mu buryo muri modern ngo cyakwiye kuba ari icya gatanu ibindi najyaga ntwara ni kwa kundi radiyo koresha kompetisiyo navuga iti mu bahanzi bose mutwereke umuhanzi wakoze neza natwaye igihembo hano i Rubavu byategurwa na radiyo Rubavu natwaye icy'umuhanzi w'umu upcoming mwari igihembo kinini icyo gihari ryari 2014 watwaye igihembo cy'umu upcoming artist hano muri Rubavu indirimbo nziza ubwo ni muwe bihembo indirimbo y'umwaka nyine nziza yego Rubavu yari radiyo Rubavu nanone radiyo Rubavu yarabiteguye ubu ni igihembo cy'umuhanzi w'umwaka 2013 na gatatu ubwo ni ukuvanga 13 na 14 gutyo na 14 ariko aho ngaho ntabwo ndi kubyumva bo icya upcoming artist cyaje ryari indirimbo ya mbere nakoze yahise itwara igikombe yampaye kuba umu upcoming artist emereza kuba indirimbo nziza y'umwaka intama nyine ndumva ari ibyo bibiri umwaka wakurikiyeho natwaye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka ndumva ari ibyo bihembo nari mfite iki ngiki rero nicyo kigaragara igihembo cya gatatu iki igihembo cya gatatu ariko ni nacyo kigaragara wa presentinga ushobora no kubikuka muri sefu ibindi byo byari biri aho kwa kundi radiyo nyine kuduha courage ni urugendo ruba rutoroshye brother kugira ngo ugere cya top 5 future talent harya nibyo kibuke neza rwose oya biriya biboro Friday watwaye Friday maniga natwaye Friday when nayitwaye ryari I was nigaga mu wa gatatu like gusa singoza 2000 na hafi aho ngaho ndumva narayitwaye
birangira nkoranye n'umuproducer bita Jarike iyo story sinzayibagirwa nkora indirimbo banyemerera indirimbo bampa n'amakayi bampa n'amavuta na korogate banyemerera n'indirimbo uri umwe mu bantu batwaye Flypin uyu munsi uri kwegukana birangije indirimbo ikozwe Frank yarazana ariko iramangura ajya gusa na Rita barayihindura bayihindura nanjye ndayanga nuko byarangiye ntekereza ko iyo saga tuzayivugaho mu bindi biganiro tuzakora na congratulations to you ikindi nuko yari umwanya mwiza wo kugira ngo ugire abantu ushimira muri uru rugendo kugera ubegukanye iki gihembo muri muzika mu by'ukuri ibyo biba byarakozwe byo bari byinshi cyane abo gushimira bari benshi cyane ariko kandi hari abibanze by'umwihariko unagira icyo uvuga ku bateguye ibihembo bya Rubavu Music Award and Talent Detection. Mbere na mbere ndashimira igihugu cyacu burya Imana yaduhaye igihugu cyiza natwe tugomba kugishimira tugashimira n'ubuyobozi bwacyo. Kabiri ngashimira itangazamakuru ritekereza ku bahanzi mu karere ka Rubavu by'umwihariko ngashimira abanyamakuru ubwo nkomeje kugenda mbagarukaho kuko ni namwe mu dutunga inkoni namwe mu twereka abantu icyo navuga abantu nashimira ndaza gushimira abakunzi banjye n'inshuti zambaye hafi mu kungira inama ndaza gushimira abantu dukorana mu kazi muri Showa Group bose bambaye hafi ndaza gushimira Big Deal Director muzima rwose jewe ikintu namukundiye ari seriye kandi noneho ikindi ni umuniga nyine wumva ibitekerezo ubona ko afite ikintu kinini agiye kuzafasha industry ngashimira Young P niwe watumye mbona ko ndi umuhanzi ngashimira President twarakoranye ngashimira abantu bose twabanye muri gahunda kuva nabitangira n'ubu ngubu by'umwihariko nongere nshimire umujama bita Fanta kuko irandirimo ko muyumva ntago ariko yatangiye we yaragiye aratekereza uko twayikoze areba jare yanjye kandi abantu banjye bose najyaga nkora indirimbo bagakritika bose barambwiye bati ubundi ziriya nizo style bakagombye kuduhana hariya no comment kandi nashimira ubwo nyine nashimira Imana cyane cyane nk'iki gikombe magomba kugitura umuhungu wanjye imfura Rugamba Nils Valig ibindi byose mu rugamba nizere ko ameze neza cyane imfura igenda nka se ubwo nizere ko mu myaka iri imbere nawe tuzaba turi kumubona agiye gukana ibihembo nicyo bavuga ko bategura ibihembo bya Rubavu Music Award icyo nabavugaho ni motivation bari kuduha ikindi iki kintu ni kinini ahubwo nge motivation yo nije nicyo nabahereza ni motivation ikomeye ahubwo abahanzi twebwe nitwe dufite umukoro ngewe nimba ntwaye iki gikombe ejo ntabwo kiramo umwanya wo ntitubifate nyine ngo tunyurwe ahubwo iki gikombe kitubere motivation natwe tubereke ko ibyo batekereje ari ibintu binini tubereke ko kudutekerezaho natwe burya hari ikintu byadufashije kandi inkunga baduhaye n'uruhare bashize mu bintu byacu turuzirikana kurusha ibindi byose. Ikibazo cya nyuma urihangana Minister ati uyu mwaka wa 2026 abahanzi mwabonye hano batsinze ati bya bitaramo byose bera hariya ku Kivu nibo bazakora nibo tuzahakaze maniga ni ibintu mwakiriye gute nk'abanzi bana Rubavu maniga icyo ni ikibazo dusoza tugaragara ku musozo unagira icyo bivuga nk'umuhanzi wenda reka mbisubize muri ubu buryo dukora umuziki tuvuna guhera kera tukiga muri mu mashuri nyine aho twatangiriye umuziki noneho twagiye duhura n'abantu wenda benshi bagenzi banjye dufite icyo kibazo baduhaga akazi tugahembwa ikizavamo akantu kavuga neza babaga akazi bakabahemba ikizava muri ako kazi urugero nkanjye ndi mu bantu bagize challenge kuko nge nahitinze hano i Rubavu ndi umunyeshuri noneho urumva nk'abanyeshuri babona buri munsi ufite ibitaramo bumva ko ufite amafaranga ariko twebwe twakoraga batubwira ejo bizagenda neza bizakunda ko n'amafaranga yinjiye ariko nyine dukora dushaka bari kutwizeza ikizavamo ariko niba ngubu wenda basigaye batekereza nk'aka kantu kagira ikintu bika niba batubwiye ko n'akazi kagiye kuboneka wenda umuziki deja natwe uretse kudacika intege
nabundi nta mpamvu ngewe nabwira abantu yakagombye gutuma nkiri mu muziki nta nimwe. mu gaseke hari iki igihembo uragifite ufite indirimbo nshya ariko turi muri sama. What's next my brother? Tuza indirimbo niko yitwa oya bategereza indirimbo yitwa balance maybe ntekereza nta kwezi kurashira na ni collabo cyangwa ni single. bategereze n'indi collabo nyuma ya balance n'umwe mu baraperi bakomeye. Okay, Rugamba Rugani ewan, thank you so much. SP6 toothpaste uyu ni umuti w'amenyo ugufasha kugira amenyo meza, akanwa gahumura neza kandi gafite ubuzima bwiza. Uyu muti kandi wifitemo ubushobozi bwo kurwanya impumuro mbi mu kanwa ndetse kandi ugatuma amenyo yera mu buryo karemano. Ni umuti mwiza cyane ko ufasha gukomeza ubuzima bw'akanwa. SP6 yifitemo impumuro nziza ya mente, tandukana no kugira impumuro mbi mu kanwa ndetse kandi abifuza ko amenyo yanyu aba urwererane, uyu muti urabafasha. Kubifuza kurangura muduhamagare kuri 0787848063. SP6 Super Probiotic Toothpaste. Uyu ni wo muti nari nkeneye pe.